Ana wanje Yesu akuyambira gukomeza. Yesu aramfata akankomeza nuko ankunda bihebuje. Yambire Yesu agukomeze, Yesu akuyambire. Haleluya! Yesu agukomeze. Nta jambo na rimwe muyu Uwiteka agiye kuguha rizakuka, yose azasohora, yose azasohora. Yosuwa muri ibyo bibazo byose byari imbere ye gize action plan cyangwa se icyerekezo yihaye cyangwa se umuteguro yihaye wo kugira ngo ageze Abisiraheli mu gihugu cy'amasezerano. Ni ibintu bitatu. Icyerekezo cyari gishingiye ku bintu bitatu. Icyambere nukurwanirira bene wabo n'Abisiraheli hamwe n'ingabo ze bakagera muri Kanani bakoresheje ubuhanga bwa gisirikare. Icya kabiri nukwimura ibigirwamana byose byari hagati muri bo ndetse n'ababisha babo. Niyo yari impamvu iremereye yindi Yosuwa yahanganye nayo, kwari ukwimura imana z'abanyamahanga, kwari ukwimura Nyabingi, kwari ukwimura Ryangombe, kwari ukwimura abapfumu, kwari ugukuraho ibigirwamana byose. Iyo niyo yari target yindi ya Yosuwa. Icya gatatu kwari ukugabanya amasambu, umuntu wese akamuha isambu ye, akamuha gakondo yiwe. Niyo mpamvu dusomye iri jambo ngo nta jambo na rimwe muyu Uwiteka yasezeranije Yosuwa ngo akore na rimwe ritagezweho. Kukuyambira, ndashaka kuyambira ibi nkuyambiye. Fata cyane unyambire, nyambira cyane na Yesu nawe akuyambire. Ufiringa wumva umutima wa Kristo, wumva umutima wa Kristo, umutima wa Kristo uze muri wowe. Imana iguhumugisha, Imana iguhumugisha. Yesu akuyambire, Yesu akuyambire, Yesu yongera kuyambire. Wumva umutima wa Kristo, wumva umutima wa Kristo, wumva umutima wa Kristo, wumva umutima wa Yesu. Hobe ndagira ngo ndangire mbashimira. Uyu ni umunsi wa gatanu turi kumwe, twabanye namwe mu cyumweru mwatangiriye amasengesho. Iminsi twamaranye mwongera kandi kuntumira kugira ngo tuze tubane muri iki cyumweru kindi gisoza amasengesho mwateguye. Nyakubahwa umushumba, nemerere bivuye ku ndiba y'umutima wanjye ngushimire hamwe n'abo mufatanya mwese gutegura aya masengesho. Imana ibahe umugisha, nanjye nagiriye umugisha muri aya masengesho. Turayasengana kandi ntari umunyetorero wa Gasave, nyoboye indi paruwase. Kuba mwarateguye amasengesho nkagira ubwo buntu bwo kuyasangira namwe ndetse nkayasangirana n'umuryango wanjye, kuko iyo mvuye hano mbasanga bicaye bantegereje, hanyuma nkabasangiza ibihe byiza twagiriye hano, tugafatanya tugasenga tugashimira Imana, nuko tukaryama. Imana ibahe umugisha rero bakristo mwese twabanye. Ndumva uyu muri iyo minsi 5 nzagaruka wenda ikindi gihe, ariko muri aya masengesho ho nuko tusozanye namwe. Ndagira ngo mbashimire cyane, shimire n'abantu mwayasenze, abatangizanye nayo bakaba bageze kuri uyu munsi wa 17. Abaje uyu munsi namwe mwese Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Mbasabiye umugisha w'Imana. Haleluya, haleluya. Ndanezerewe kandi ko tubanye n'abashitsi
nabonye bahagurutse benshi byanshimishije cyane, abandi bari hanze no kwihangana. Mushumba yavuze ko ibisigaye ni igihe kigufi, ikibazo kigakemuka, uretse ko ntawe ujya wubakira Imana, ariko hari gahunda nziza iri ahantu yo kwagura urusengero rukaba runini. Mwagize neza namwe kwihanganira hanze, guhagarara aho ngaho kugira ngo mukurikire Imana ivugana n'abera. Hanyuma nakora Jovayire, numvaga mbakumbuye, ndishimye mu by'ukuri guhurira namwe hano uyu munsi. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana. Amasaha mpagurukiyeho kubwiriza niyo masaha nsanzwe nsorezaho ngataha. Nsanzwe nsoza aya masaha nkaba ndatashye kuko ntuye mu Bugesera. Kubera iyo mpamvu rero ndagerageza kuko kugira ngo koresha umwanya muto, ariko kandi ni ukugira ngo twumve abashitsi. Korali Jovayire abayihaye indirimbo enye, ntekereza ko mutegereje no kumva izindi nyinshi, si byose? Mutegereje kumva izindi, noneho byose tuze kubiringaniza neza bigende neza. Ubusanzwe ndabwiriza ngatinda, nanjye mbyiziho ndatinda, ariko noneho ndaza kureba uburyo mbiringaniza umwanya muto cyane. Ibindi twarabiganiriye iyi minsi yose twabanye namwe, kandi ndabanezererewe cyane kubona muri kandi prete kugira ngo mufate note ibyo muza kongera kandi kurebera mugeze mu rugo. Yosuwa igice cya 21 umurongo wa 44 ni uwo murongo tugiye kuganira. Yosuwa, igitabo cya Yosuwa igice cya 21 umurongo wa 44. Hanyuma turongera dusome kandi ubuhanuzi bwa Ezekiyeli igice cya mbere umurongo wa 1. Ndasoma ahantu harehare, ariko ndaza kuvugamo ibintu bike cyane. Impamvu mbasoma nabyo ni byiza, no kugira ngo hari igihe usoma n'umuntu utamenyereye gusoma cyane, ukumva ijambo no gusoma burya habamwo izindi mbaraga. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yosuwa 21 umurongo wa 44. Uwiteka abaha ihumure impande zose. Muvuge ngo amen. Uwiteka abaha ihumure impande zingahe? Kuko yasezeranije basekuruza babo. Nta muntu n'umwe wo mu babisha babo bose wabahagaraye imbere, ahubwo Uwiteka abagabiza ababisha babo bangahe bose? 45. Nta jambo ryiza na rimwe muyo Uwiteka yasezeranije ubwoko bwa Isirayeli ryakutse, ahubwo byose, haleluya, byarasohoye. Amen. Ndasoma igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ho, mutega amatwi cyane. Ndasoma harehare, nambaye irinete kugira ngo mbashe kubibona neza, bibaye nka binini kubera ko ari harehare. Ni igice cya mbere umurongo wa 1. Turasoma tugeze ku murongo wa 28. Naraye mbasomye ariko nongera mbasoma kugira ngo n'abatateranye ejo nimugoroba ku gice baje kongera kandi kukireba. Mu mwaka wa 30 mu kwezi kwa 4 ku munsi wa 5 uko kwezi, nari mu mbohe ku mugezi Kebari. Ijuru rirakinguka maze mbona ibyo neretswe n'Imana. Ku munsi wa 5 uko kwezi, hari mu mwaka wa 5 umwami Yoyakini ajyanywe ari imbohe.
ijambo ry'Uwiteka ryeruriye ku mutambyi Ezekiyeli mwene Buzi ari mu gihugu cy'Abakarudaya ku mugezi wa Kebari. Aho niho ukuboko k'Uwiteka kwamujeho. Maze ngiye mbona umuyaga w'ishuheri uje uturutse ikasikazi. Igicu cya rukokoma gishubaguza uwo muriro gikikijwe n'umucyo w'itangaza, kandi hagati y'uwo muriro haturuka ibara ry'umuringa ukubye. Muri wo hagati haturutsemo ishusho y'ibizima bine, kandi uku niko byasaga. Byari bifite ishusho y'umuntu, kandi buri kimwe cyari gifite mu maso hane. Buri kimwe cyari gifite n'amababa ane, kandi ibirenge byabyo byari birambije. Mu rworo rw'ibirenge byabyo hari hameze nko mu rwara rw'inyana, kandi byararabagiranaga nk'umuringa ukubye. Kandi byari bifite amaboko y'umuntu munsi y'amababa yabyo mu mpande zabyo uko ari enye. Uko ari bine niko byari bifite mu maso habyo n'amababa yabyo. Amababa yabyo rimwe ryari rifatanye n'irindi, ntabwo byahindukiraga bigenda, byose byagendaga umujyo umwe. Mu maso habyo uko hasaga byari bifite ko mu maso h'umuntu, kandi byose uko byari bine bifite ngo mu maso h'intare. Mu ruhande rw'iburyo kandi uko ari bine byari bifite mu maso h'inka. Mu ruhande rw'ibumoso uko ari bine byari bifite mu maso y'igisiga. Kandi mu maso habyo n'amababa yabyo hejuru byari bitandukanye. Amababa abiri ya buri kimwe yahuraga n'ay'ibindi, kandi abiri agatwikira imibiri yabyo, kandi abiri agatwikira, kandi byose byagendaga umujyo umwe. Aho umwuka yerekeraga niho byajyaga, ntabwo byakebukaga bigenda. Uko ishusho y'ibizima yari imeze, byasaga n'amakara y'umuriro waka nk'uko inkongi zisa. Umuriro wagurumaniraga hirya no hino hagati y'ibizima. Uwo muriro warakaga cyane, kandi muri uwo muriro havagamo umurabyo. Ibyo bizima byarirukaga bigakimirana nk'umurabyo urabya. Nuko nitegereza ibyo bizima mbona uruziga rumwe ruri ku isi iruhande rw'ibyo bizima. Imbere yo mu maso habyo uko ari bine, inziga n'imibarizwa yabyo uko zari zimeze zasaga n'ibara rya tarushishi, kandi zose uko ari enye zarasaga. Uko zari zimeze n'imibarizwa yazo byasaga nk'aho uruziga rumwe runyura mu rundi ruziga. Iyo zagendaga zerekeye mu mpande zabyo enye, ntabwo byateshukaga inzira zigenda. Amagurudumu yazo yageraga hejuru bigatera ubwoba, kandi zose uko ari enye amagurudumu yazo yari yuzuyeho n'amaso. Kandi ibizima iyo byagendaga, inziga nazo zaragendaga iruhande rwabyo, kandi ibizima byazamurwaga bikuwe mu isi, n'inziga zarazamurwaga. Aho umwuka werekeraga hose niho byajyaga, kandi niho umwuka yashakaga kujya. Inziga zikaba arizo zizamurirwa iruhande rwabyo, kuko umwuka w'ikizima cyose wari mu nziga. Iyo byagendaga nazo byaragenda, byahagarara zigahagarara, kandi iyo byazamurwaga bikuwe mu isi, inziga nazo zarazamurwaga iruhande rwabyo, kuko umwuka w'ikizima cyose wari mu nziga. Hejuru y'umutwe w'ikizima hari kimeze nk'ijuru, gisa n'ibirahure biteye ubwoba bibambye hejuru y'imitwe yabyo. Munsi y'iryo juru amababa yabyo yararambuye rimwe ryerekeye irindi. Buri kimwe cyari gifite abiri atwikiriye iruhande rumwe, kandi buri kimwe gifite abiri atwikiriye urundi ruhande ku mubiri yabyo. Kandi ubwo byagendaga, numvaga guhorera kw'amababa yabyo ari nko guhorera kw'amazi menshi, nk'ijwi ry'ishobora byose. Urusaku rw'ikiriri rumeze nk'urusaku rw'ingabo. Iyo byahagararaga byabumbaga amababa yabyo, kandi hejuru y'ikirere cyari hejuru y'imitwe yabyo hari ijwi, nuko byahagarara bikabumba amababa yabyo. Kandi hejuru y'ikirere cyari hejuru y'imitwe yabyo hari igisa n'intebe y'ubwami isa n'ibuye rya safiro, kandi hejuru y'iyo ntebe y'ubwami hari igisa n'umuntu. Uhereye mu rukenyerero rwacu ukerekeza haruguru
mbona hafite ibarangi ry'umuringa ukubye, umuriro ukizunguruje ku mubiri wacu, kandi uhereye mu rukenyerero ugasubiza hepfo mbona hasa n'umuriro no mu mpande zacu harabagirana, uko umukororombya uba ku gicu ku munsi w'imvura ubumeze, niko kurabagirana kwari kwigose kwasaga. Ibyo byari igishushanyo cy'ubwiza bw'Uwiteka. Nuko mbibonye ngwa nubamye, maze numva ijwi rivuga amen. Amen. Nta muntu ushobora kubwira ngo asomera ahantu nabangiye kumugora, kubera ko ni harehare. Reka nyine jewe batumiye ari njye uhasoma. Haleluya. Ntabwo ntinda, kubera ko nababwiye impamvu, kandi nsomye ibintu byinshi. Turaza kubiganira mu ngingo 10. Ingingo 10, kandi izo ngingo 10 twaraye tuvuze ingingo 2, hasigaye 8. Ntabwo ndi buze kuvuga ibyo twaraye tuvuze, ariko intego turimo tuganira ni amasoko atanga ihumure, ni amasoko tuvomamwo tukabona ihumure no gutsinda no kugera mu bisubizo no guhagarara mu mashimwe yacu. Ayo masoko ni ayahe? Niyo tugiye kuganira. Haleluya, 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 haleluya. Murabizi ko nkunda no kuririmba, ariko noneho sindi buririmbe kuko Jehova Yire yaje. Izo ntaririmbye Jehova Yire zindirimbire. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka abaha ihumure impande zose, hirya n'ibumoso, mu majyaruguru no mu majyepfo. Uwiteka ngo abaha iki? Abaha ihumure. Iki ni igice kiganisha ku musozo w'iki gitabo. Yosuwa twaganiriye inshuro nyinshi, ariko nongere mbisubiremo ko yari afite ibibazo byinshi, ahabwa ubuyobozi kugira ngo ayobore nyuma ya Mose. Nagaragaje kuvuga ibibazo bigera muri 4, ntabyo ngiye gusubiramo. Muri ibyo bibazo 4 yari afite ikibazo kubera ko atigeze ahana bakorana handover na Mose. Yahawe itangazo rivuga ngo umugaragu wanjye Mose yagize gute? Yarapfuye. None haguruka wambukane n'ubu bwoko bugeze mu gihugu cy'amasezerano. Kandi target nyakubahwa bayobozi bakristo bavandimwe turi aha ngaha, target y'aya masengesho ni ukugera muri Kanani yo mu ijuru, ni ukugera mu masezerano yacu. Mwumve ko yariko twaje gusengera n'ibya bibazo bindi bitandukanye, ariko noneho mwumve ko turimo turakura inzitizi yatuma tutagera mu gihugu cy'amasezerano, aricyo gihugu cyo mu ijuru. Iyo niyo vuga butumwa riremereye, rinini, ribyibushye, rigize aya masengesho. Nubwo twasubizwa ibibazo byose twaje gusengera bya hano muri ubu buzima, ariko iby'ubugingo nta kikozweho, twaba dufashe sheke, twaba dufashe zeru, twaba dufashe zeru. Igikuru ni ubugingo, ibindi bigakurikira. Yesu yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, naho ibindi ni inyongera, ni za rihamu, ni za biswi. Ibindi byo ni amabiswi, ni rihamu. Haleluya. Igikuru ni ubugingo, ni nayo ntego y'aya masengesho. Yosuwa muri ibyo bibazo byose byari imbere ye, yihaye, yagize action plan cyangwa se icyerekezo yihaye, cyangwa se umuteguro yihaye wo kugira ngo ageze Abisiraheli mu gihugu cy'amasezerano. Ni ibintu bitatu. Icyerekezo cyari gishingiye ku bintu bitatu. Icyambere ni ukurwanirira bene wabo n'Abisiraheli hamwe n'ingabo ze bakagera muri Kanani bakoresheje ubuhanga bwa gisirikare. Icya kabiri
n'ukwimura ibigirwamana byose byari hagati muri bo ndetse n'ababisha babo. Niyo yari impamvu iremereye yindi Yosuwa yahanganye nayo, kwari ukwimura imana z'abanyamahanga, kwari ukwimura Nyabingi, kwari ukwimura Ryangombe, kwari ukwimura abapfumu, kwari ugukuraho ibigirwamana byose. Iyo niyo yari tageti yindi ya Yosuwa. Icya gatatu kwari ukugabanya amasambu, umuntu wese akamuha isambu ye, akamuha gakondo yiwe. Niyo mpamvu dusomye iri jambo ngo nta jambo na rimwe muyu Uwiteka yasezeranije Yosuwa ngo akore na rimwe ritagezweho. Byose uko byangana yabigezeho. Haleluya! Muri iyi minsi 21 murimo musenga Imana, ndabifuriza kugera ku byo mwagambiriye byose, ndetse n'ibindi mutabashe guhishurirwa Imana ibahishurire nabyo muzabigereho, kuko iyo dusenga nabyo turahishurirwa. Birantangaje, Jehova iri biririmba hano mu kanya bageze kuri ya rugamba rwa Gideyoni, hari icyo Imana mbishuriye ntigeze nsengera, kandi ngisengeye ndi hariya, numva Imana iravuze ngo nicyo nacyo, ngo urwo rugamba ruranesheje. Ibimbwiriye hariya, kandi ni ikintu cyanjye gikomeye personnel. Nivyo nabyo Imana yambwiriye hariya ngo nivyo nabyo. Barimo baririmba, nanjye ni mu masengesho numvise kiza, hanyuma ndagisengera, Imana iravuga ngo nicyo nacyo. Haleluya! Mu byo Imana yasezeranije, ntukabe hano muri distraction, ujye uba hano ufite intego, ujye uba hano ufite intego yawe yihariye, itari intego ya Jehova ire, itari intego ya Gasave, itari intego ya Mushumba, itari intego y'uwari we wese uraha. Ujye uba hano ufite intego personnel yawe ku giti cyawe. Amen. Haleluya. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo Uwiteka ngo abaha ihumure, ngo nta n'umubisha n'umwe wongeye kandi kubahagarariye imbere. Ngo ibyo byose Imana irabibakorera kubera ko babashe kwitwara neza. Kandi urugamba rw'Iyeriko ntabwo rwari urugamba rw'amasasu, rwari urugamba rw'imbunda, rwari urugamba rutandukanye n'urundi rugamba Yosuwa yagiye arwana hirya no hino, rwari urugamba rwo kwizera. Tekereza nawe Yeriko uburyo ikomeye, kandi nimugoroba twaravuze ngo ni ijambo ry'Imana ribivuga ngo muzatata ahantu hose, ngo ariko cyane cyane muzatinde hehe Iyeriko, kubera ko guca akarongo Iyeriko hari umwihariko wo gukomera kwaho. Bibiliya iravuga ngo bajye kurwana Iyeriko baharwanisha kwizera. Yosuwa kuza kubwira iteraniro, kubwira n'ingabo, kubwira n'abari ku rugamba, ababwira ngo uyu munsi ntabwo turi burase, uyu munsi turizera kandi turirimbe. Indirimbo zonyine gusa ngo nizo ziri busenye nk'ikezi Iyeriko. Yari imvugo nyine yo mu kwizera iremereye, ariko mu buryo bw'umubiri yari imvugo isa naho y'ibisazi. Yosuwa abikora gutyo. Imana, mumvugire ngo Imana, mumvugire ngo Imana cyane. Imana itanga ikiyeme, ihumure. Haleluya! Reka mbabwire amasoko y'ihumure muri iki gitabo twasomye Ezekiyeli. Icyambere nimugoroba kugira ngo mubanyuriremo nihuta, twavuze ko ari umuhamagaro. Tuzirikana umuhamagaro wacu. Umuntu watakaje umuhamagaro tatekereza ihumure. Imana ijya gutanga ihumure ibanza kandi kureba umuhamagaro w'umuntu, ikareba igihe yaguhamagaraga kuko ihagazemo neza. Kandi Paul yaranditse aravuga ngo umuntu wese ngo amere uko yarara akigira gute agihamagarwa. Twongere kandi dusubire umuhamagaro wacu, turebe aho twahuriye n'Imana, imbaraga z'Imana twahuye nazo tugacakirana n'izo mbaraga, twongere kandi tuzirebe duhagararemo neza. Mwumve ko iki cyigisho atari cyigisho cy'abantu gusa bari hanze, ni cyigisho cy'abantu bari mu nzu y'Imana. Twongere dusubire dusuzume umuhamagaro wacu. Cya kabiri, Bibiliya yavuze ngo abona ishusho y'ibyo bizima bifite ishusho nk'iy'umuntu. Ishusho y'umuntu ni Yesu Kristo wari wuzuye impuhwe,
wari wuzuye imbabazi. Hariya mu butumwa bwiza bwa Luka, Yesu yiyerekanye nk'umuntu w'umunyempuhwe, w'umunyembabazi. Abonye wa muntu wakomerekeye hariya wavuye i Yerusalemu, Bibiliya iravuga ngo agiye, iyo yaragiye ngira ngo ni Yeriko, aho yaragiye n'ubundi ngo ahura n'abambuzi, hanyuma baramukubita. Yesu ngo ahageze amugirira iki? Impuhwe, amugirira imbabazi. Nababwiye ko irembo rya mbere Imana isubirizamo amasengesho yacu igatanga ihumure ni ukugira imbabazi, ni ukugirirana imbabazi. Dufite abantu bamaze imyaka baranze kubabarira bagenzi babo, kandi bategereje ko azaza kugusaba imbabazi. Naraye nkubwiye ko hari bamwe uzarinda upfa bataje kuzigusaba, ndazazi gusaba, kubera ko Satani nabaze kwinangiza iki? Imitima. Hanyuma nawe urategereje ngo natazi gusaba ntazo uzamuha ngo azaza asaba imbabazi. Reka nkubwire nshuti muvandimwe turi kumwe muri iri teraniro, ntaho mutaniye. Nudatanga imbabazi ngo utegereje ko bazazi gusaba, ntaho utandukaniye nawe. Bibiliya iravuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko ari bazagira gute? Bazazigirirwa. Kandi mwibuke ko urufunguzo rukingura ijuru ni imbabazi. Niba utarababarira ijuru ryawe riracyakinze, ariko nubabarira nirwo rufunguzo rujya rukingura ijuru. Umugabo witwa Stefano bamutera amabuye arakomereka, baramukomeretsa. We haba mu marangamutima, haba mu bitekerezo, haba mu bwonko, haba no ku mubiri arakomereka, ariko ntibigeze bamusaba imbabazi. Yibuka ko ibyanditswe byera bivuga ngo nutababarira na so mu ijuru ntazagira gute? Ntazakubabarira. Bibiliya iravuga ngo arapfukama, araba asaba imbabazi, aravuga ngo Mana ubababarire kuko batazi icyo bakora. Bibiliya iravuga ngo akimara gusenga iryo sengesho ngo ijuru igira gute? Yeme. Haleluya! Urufunguzo rujya rukingura ijuru ni ukubabarirana. Niba umaze imyaka 20-30 nturababarira, ijuru rirakinze ryawe kandi rirakinze. Nibyo bisubizo wifuza nk'uko Imana n'ubundi bicishe muri uriya muhanuzi, ntubitegereze ni amarangamutima, kubera ko ibisubizo biva mu ijuru. None rirakinze. Biva hehe? Ibisubizo biva hehe? Hanyuma ko wanze kubabarira ijuru rirakinguye, bizanyura hehe? Babarira, nyuma yo kubabarira ijuru rikinguke riguha ibyo wifuza. Mumvugire ngo amina cyane, mumvugire ngo amina cyane. Icya kabiri twavuze kandi ko yabonye ngo ikizima gisa n'intare. Intare twari tuvuze ko ari umwami w'ishyamba, n'ubwami bw'Imana. Abantu benshi bajya basengera ibyifuzo ariko bakifuza icyifuzo nyamukuru, ntibamenye icyo ari cyo. Icyifuzo nyamukuru ni ugusengera ubwami bw'Imana, aho gusengera bya bindi wazanye gusengera. Ubu biretse senga ngo ubwami bwawe buze, ubwami bwawe bugire gute? Kuko iyo ubwami bw'Imana buje buzanana na ministeri yose. Niko twari tuvuze, za ministeri zose ziza muri bwa bwami. Hari aho ubwami mwari mwabubona bugenda butajyanye na ministeri. Urashaka ubuzima gukira, buri muri ministeri y'ubwami. Urashaka iterambere, buri muri ministeri nyine y'ubwami. Urashaka umutungo wawe ekonomi kuzamuka, biri muri ministeri y'ubwami. Urashaka ububanye n'amahanga, buri muri ministeri y'ubwami. Urashaka gusimbuka ngo ugende uje hariya, biri muri ministeri y'ubwami. Ubwami bwawe bugire gute? Bugire gute? Yeme. Iyo ubwami buje buzanana na za ministeri zose. Yewe hazana ministeri y'umutekano. Wicara uryama bwaja guca ugasanga wacuramye. Hari umupasiteri wese kumbwira ngo yararyamye ngo asanga ngo yacuramye. Nambwira ati umupasiteri bwawe nta kigenda, jewe sinacurama, nta kintu kikurimo. Umupasiteri ukiryama agacurama agasanga yacuramye koko. Izo mbaraga zigucuramishe. Wowe
umuntu yagera kuri rwo rw'umupasori akaba gicurama. Umuntu yagera mu z'Imana akamara mu mwaka agasanga yacuramye ngo umusatsi ngo wagiye. Mwe musatsi racyagenda yanyu koko. Murumva hari imbaraga z'Imana zibarimo. Umuntu yaryama gucurama ngo nizihe mbaraga zancuramisha izihe narabanye n'Imana. Haleluya! Wagira umugisha wo kubana n'Imana ukavuga icurama. Uburiri wasanga ngo wacuramye. Ngo hari akantu batwaye akahe niba bagatwaye nta kintu kikurimwo n'ubundi baracatwara. Uraremereye nta waguterura nta wagira icyo gutwara kuko uri mu bwami bw'Imana. Haleluya! Nibyo dusengera ubwami bw'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe, ubwami bwawe. Hiyo ni hitaji nalopita mahitaji yote. Ufalme wako uje, ubwami bwawe bose. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Noneho nihuse. Inka ni ugukorera Imana, ni umukozi inka zirakora. Twaraye tubivuze igisiga ni ubwami bw'Imana. Burya naratangaye, Satani ateye ubwoba. Muzi ko Satani muri Edeni ikintu yakoze muri Edeni, sinzi iki kinyarwanda ngiye gukoresha niba cyumvikana. Uwaba ufite nk'iyo karine ufite ariko utayikomeje cyane, utayikomeje, hanyuma ukaba wenda hari ikintu kikurangaza ukarangara gato, umuntu agaturuka inyuma akayigu ntayishukuje arayikubisiguye hasi cyangwa se arayigushikuje. Sinzi icyo kinyarwanda. Gupapura ni kinyarwanda? Birumvikana gupapura? Nicyo nashaka kuvuga. Uzi ko Satani mu ngobyi ya Edeni yakoze ibishoboka byose apapura Adamu na Eva, abashikuza identite yabo, abana b'Imana. Uzi ko Satani arimo azenguruka ashaka gupapura abantu identite, ubwana bw'Imana, kuba n'umwana w'Imana. Niyo Satani yakoresheje strategy yakoresheje muri ya masengesho, kandi Yesu yaravuyemo iminsi 40, murayibuka. Hanyuma ngo agize gute? Azashonje. Satani aramubwira batariko njyewe nakugaburira niwemera gusa ukamfukamira. Yesu aramubwira ngo biranditse ngo. Satani yaragambiriye kongera kandi kupapura Yesu ubwana bw'Imana kuko yabupapuye Adamu na Eva. Ariko nakambabwire ibyifuzo byose bikubiye muri kuba turi abana b'Imana. Ntabwo turi abana b'Imana twayisaba ibyo tuyisaba ngo ibitwime, kuko ni papa, ni data wa twese mwiza. Bibiliya kandi ivuze ibindi bya gatatu ntigeze mvuga, ari byo meraho n'amaso. Ibizima byari bifite amaso y'imbere, amaso y'inyuma n'amaso yo mu nda. Amen. Munkurikire. Amen. Navuze amaso ya hehe? Y'imbere. Ayandi maso ya hehe? Ayandi maso ya hehe? Yo mu nda. Mbabwira abakristo, umukristo udafite ayo maso ntabwo ushobora kubona ihumure y'ibisubizo byawe usengera. Ayo maso arakenewe. Ayo maso y'imbere bibiri n'amaso atwereka igihugu tujyamo. Uzi ko abantu bafashe kuri iyi si ntaho batazayivamo, batatekereza na rimwe ijuru. Ibibazo biri muri iki giseke 99 ni ubuzima busanzwe, nta na kimwe kivuga hejuru y'ijuru. Muraho papa, ndabanditse ibaruwa ndetse dore iki ngiki mbonye ari China ahangaha, ni China ahangaha.
ndagisomye mbona ari icina ahangaha, wenda nintora ikindi cyaka ndasanga ari icina ahangaha. Ariko reka mbabwire wa Kristo torero, mumvugire ngo amina cyane. Torero mumvugire ngo amina cyane. Ni ngomba kongera kugira amaso y'imbere areba igihugu tujyamwo. Umuririmbyi aravuze ngo igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamwo n'abatowe na Yesu, kandi iminsi turimo nayo kwihitana ingoga. Uwihanganya azaragwa ico gihugu, dore ubwami bw'Imana bure, dore ubwami. Mutima wanjye tungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana uregere. Haleluya! Twongere tugira amaso atwereka iwacu baradutegereje. Haleluya! Igihugu cy'ijuru kiradutegereje, tugira amaso. Bibiri iravuga ngo ubwo mwazuranywe na Kristo, ngo umutima wanyu ngo n'amaso yanyu ngo mujye muhoza amaso yanyu kubiri hejuru. Ariho dutinda cyane. Tidutinde ku mihanda, tidutinde kuri za rihamu, tidutinde ku mabiswi. Na yacu amabiswi ntaho yagiye arahari, na yacu. Ariko dutinde, mumvugire ngo amina cyane. Twongere cyane. Haleluya! Amaso yandi, ibizima byagiraga amaso yandi y'inyuma. Amaso ya hehe? Aya maso y'inyuma ni amaso yibuka iby'Imana yakoze. Namenye neza ko iyo tuzirikana ibyo data yakoze, yihutiraho gukora n'ibindi, kuko ibyo yadukoreye twabihaye agaciro kandi turabizirikana. Dawidi yibutse iby'Imana yamukoreye. Bibiri iravuga ngo azirikana kuyubakira inzu. Imana iramubwira ngo kubera ko Dawidi uzirikanye kunyubakira inzu, kandi kubera ko hari ibyo nagukoreye, ntabwo uzayubaka, izubaka umuhungu wawe. Ariko uhereye umunsi ngiye kuguha amasezerano, nzacogoza abanzi bawe imbere yawe. Cyo ni icyambere. Kandi kubera ko wazirikanye, icya kabiri, nzaguha izina rikomeye mu mazina y'abakomeye bose. Bwana sifiwe. Aya maso ni meza. Twongere tuzirikane ibyo Imana yakoze mu Rwanda rwacu, tuzirikane ibyo yakoze mu miryango yacu, tuzirikane ibyo yakoze. Wa munsi wari imfubyi, none ubu ngubu dore ukomeze. Reba aho Imana yagukuye. Wa munsi wari mu marira menshi, reba ibyo Imana yakoze. Wa munsi hari ibyo Imana yakoze, hari ibyo Imana yaraguteturuye. Imana iraguteturura. Zirikana ibyo bintu, bari iyo migisha, bari ibyo Imana yakoze. Haleluya! Umuririmbyi aravuga ngo bari iyo migisha, bari iyo migisha nonaha Imana yakugabiye. Uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo. Haleluya! Tugira amaso yo kongera kandi kubara iby'Imana yagize gute, nibwo izakora ibindi zabikora twahaye agaciro ibyo yagize gute, yeme ibyo yakoze. Amaso yandi mwanyumvise aherereye hehera, aherereye hehe? Amaso yo mu nda. Byose turabyemererwa, ariko byose siko tukabigira umumaro. Siko ibintu byadutangaje muri corona. Hari abantu bavuye mu nshingano bakavuga ngo amatorero yakinzwe, bagahita bajya mu kabari, bakajya nta makuru ndimuyazi mwebwe, ntimuyazi.
Mana yo mu ijuru. Ariko iyi nda igira ibiyijyamo, ntabwo ari ibintu byose. Umukristo agira amaso yo mu nda, niyo ari mu kazi amenya ibyo agenewe, ibyo atagenewe si ibye. Niyo agiye gutanga serivisi hari amabwiriza akurikirayo, nta marangamutima. Aya maso yo mu nda ntakajye ruswa, aya maso yo mu nda ajya yimira. Daniyeli yari afite ayo maso. Bibiliya iravuga ngo bamuzanira niki harya yeme inyama zigize gute? Ntimurasoma izo nkuru? None se yaraziriye? Muzi icyamubujije? Yari afite amaso yo mu nda. Amaso yo mu nda twimira kugotomera ibyaha, ibitari byo ntibijyamo, kubera ko hariho bariyeri y'amaso yo mu nda twahawe avuye mu ijuru. Haleluya! Aya maso bakristo mwongere muyagire, ntimwanduzwe n'iby'iki gihe, ntimwanduze n'ibyo mubona byose. Aya maso yo mu nda yongere kandi abimirire, nibwo tuzabona ihumure y'ibyo twifuza byose. Mwibuke bageze kuri Ayi, amaso yo mu nda yarapfuye, kandi ahereye ku mugabo witwa ninde harya? None se byagenze gute? Muzi icyatumye bagira isheke? Amaso ya Akani gusa wenyine arapfa. Ayo maso atareba, Akani ashyiramo ibitagomba kujyamo ngo bakubite Ayi, irabagaragura. Nta humure babonye. Aya maso atuma tutabona ihumure. Ugira aya maso abona ihumure. Uwapfuye aya maso ntabwo azigera abona ihumure. Nyamara nabatumweho, nyamara mbatumweho. Haleluya, haleluya. Icyakane, ihame rya kane, isoko ya kane. Bibiliya yavuze ngo biriya bizima byari bifite amababa abiri afatanye. Amababa yari afatanye, n'ubundi twarafatanije. Nawe undeba ngwino, nawe ngwino nawe. Muze hano, babandi duhora n'ubundi turasangamo. Imana iguhe umugisha. Ariko ntawamenye ubuhanuzi bukuriho. Byari yose waba ufite ubuhanuzi bw'ubushumba simbizi. Waba ufite ubuhanuzi bw'ubushumba sindabimenya neza. Ngwino nawe ujye umenya ubwenge rata. Ugira amaso yo mu nda, umushumba navuga ubyumve. Bwana sifiwe. Haleluya. Dore ibi bizima ko haje bitatu, sindashaka icyakane. Ibizima ndashaka icyakane kiri hehe? Kandi nayo nagihamagaye komeza kwinangira. Ndashaka ikizima cyakane. Dore ngo amababa yabyo ngo yarafatanye. Yaragize gute? Aya mababa yarafatanye. Aya mababa y'ibizima yarafatanye. Namwe mundebere biriya bizima nukuri. Mundebere ibizima. Ibizima bigira uburangare ntavyo bibaho. Amababa y'ibizima, amababa yaragize gute? Yarafatanye. Aya mababa yari imikorere y'ubumwe, haba mu muryango. Ubu dufite ibibazo bikomeye cyane. Niba iyo ugiye mu nkiko usanga hanini imiryango harabaye amakimbirane ashingiye ku mitungo, ashingiye. Ingo nyinshi ziri mu manegeka. Sinzi ko byo mubizi. Ziri mu manegeka kubera ko ubumwe bwaburiye mu rugo, birazamuka bikaburira noneho naho basengera, bikazamuka bikaburira noneho n'abasengera mu itsinda rimwe. Ibibazo byarabaye kubera ko amababa yararekuranye, ntabwo afatanye. Ariko isoko y'ihumure, amababa abagize gute? Haleluya! Amababa afatanye. Umunsi umwe Dawidi ngo agira inyota, ngo akumbura amazi y'iriba ry'i Betelehemu. Bibiliya iravuga ngo abasirikare batatu nk'intwari
ngo zijya kumuzanira amazi, kandi ngo bagenda bafite intwaro zabo, bagenda bafite n'ibjerekani ibyo bazaniramo amazi n'ikivomesho. Bibiliya iravuga ngo izi ntwaro uko ari eshatu zigendana, zigiye gushakira umwami amazi, bagiye kumushakira amazi, kandi ayo mazi yari epfo mu iriba hasi. Bibiliya iravuga ngo Abafilisitiya bakaba bazengurutse hantu bagiye kuvoma amazi, ariko kubera ko byari bizima bifite amababa agize gute afatanye no mu kaga, ntibigeze batererana, bafata kimwe muri ibi bizima, ni mu gifata amaguru, hanyuma kijya kutuzanira amazi, kigende umutwe mucurike ugende, umutwe ariwo mujyana, kandi mujyana oya nibyo ni mucurike umutwe, kigira icyizere. Agiye kuzana iki? Agiye kuzana amazi, kandi bafite intwaro zivuga ngo aduyi narasa barwane, ariko n'uyu mwene data twajyanye epfo ntitumurekura, arazana amazi. Haleluya! Tukimufashe haba mu kaga haba mu bibazo, turi kumwe nawe kugeza azaniye umwami amazi. Arayazana, bamushigikiye, abantu babona ibibazo bibaye bakitanyura ku bana, no mu bibazo tujye dufatanya. Haleluya! Dufatanye tuzanire umwami amazi. Ubu bumwe bw'abana b'Imana burakenewe. Haleluya! Muvugire ngo haleluya! Bibiliya iravuga ngo baza baramuzana, azana amazi, bayashyira umwami, kandi icyo bari bamufatishije ntabwo bisaba ngo ushyigikize ibikomeye, shyigikiza amasengesho. Ngaho unsengere, nuva aha ureke kwizirikana. Biravuga ngo umuntu wese ngo ntakizirikane, ngo ahubwo azirikane mugenzi we. Ufate uwo mwicaranye, iyo ni inshuti yawe, sanepa ntabwo ari protokole yabikoze, ngo uze mwicarane n'uwo muntu. Imana yabigizemo uruhare. Hari Imana yabigizemo iki uruhare, kuko ni gute yaje akicara iruhande rwawe? Koko byagenze gute kugira ngo azicara iruhande rwawe? Mufate umubwire ngo niyemeje kugusengera, niyemeje kugushyigikira, niyemeje guhora ngusengera. Sene bari gari zabe Burengerazuba n'abazabe Iburasirazuba, ibibazo biri hehe? Sijyo juru azarigeramo koko, kandi yari afite inshingano ikomeye mu itorero. Ariko aravuga bati Iburasirazuba, hati nanjye Burengerazuba, ibibazo biri hehe? Ariko insinzi yacu n'ihumure yacu byose muri abantu b'abagabo. Ibi dusimbutse dukoze gutya nuko nyine bibe mu mutima, bijya biba mu mutima, kandi niba ntabihari uhinduke sha byose kurarega gatuza umujyungu byose umujyungu. Mumvugire ngo amina cyane, twongere cyane. Haleluya! Byose ihame rindi sinzi nimba ari rya kangahe, nimwumva hano munkurikire, ari naryo sorezaho abiri yonyine gusa. Irindi hame, indi soko yatumye babona ihumure, Bibiliya avuga ngo hejuru y'ibi bizima nimufatane, hejuru y'ibi bizima ngiyo byagendaga, fata hariya hejuru y'ibi bizima ngiyo byagendaga, ngo byerekeye impande zose. Ariko Bibiliya yavuze ngo hejuru yabyo ngo hariho iki? Hari ibintu bibiri byari hejuru y'ibizima. Icya mbere hariho indorerwamo. Hari iki? Indorerwamo, murayumva? Ngo habaga indorerwamo. Iyo byagendaga biraramye. Bireba hehe? Bireba mu kirere. Umva bino bizima natana mu kazi. Bireba mu ndorerwamo. Byararamaga bikareba hehe? Mu ndorerwamo. Muzi indorerwamo na amagambo umushumba twigire hirya, byose byarebaga mu ndorerwamo. Iyo byagendaga ngo bikagenda bireba ko mutareba, bikagenda bireba mu ndorerwamo. Uzi impamvu yo kwireba?
ni ukugira ngo birebe niba hari akantu kabyanduje bigende byiyeza, bigende bigira gute byiyeza. Tujye duhora twezwa bene data. Muri uru rugendo turasaba kugenda tugira gute twezwa. Haleluya. Tugenda tugira gute twezwa. Kuwa kabiri wezwe, kuwa gatatu wezwe, kuri 17 wezwe dusenga, 18 wezwe, 20 wezwe. Reka mbabwire, Nebukadinezari ikintu yanyaze ageze Babiloni yahise ajyana igikarabiro. Abantu baba mu rusengero badakaraba, batezwa, baririmba batejejwe, basenga batejejwe, babwiriza batejejwe, bakora imirimo yose batejejwe. Ariko Imana yongeye kuvugana natwe muri aya masengesho. Imana ivuganye natwe muri aya masengesho. Mumvugire ngo amina cyane. Imana ivuganye natwe muri aya masengesho. Indorerwamo yacu yongere igaruke. Tugende duhora tugira gute yemwe? Ogejwe na Yesu, tunganijwe na maraso, hari ubwo yakuwa keja maraso. Ibisima byahoraga bireba ko hari umwanda wabigiyeho bikezwa, bikagira gute bikezwa. Nuza gusenga ujya gusenga ariko uharanira kugira gute bene data. Niba ushaka kuvugana n'Imana, igikarabiro ni ukwezwa. Kandi ujye uvuga ngo Mana reka mbabwire kandi uzi ko Imana itandukanye natwe. Twebwe iyo ukoze icyaha akenshi tunabisabira n'imbabazi mu nyandiko. Se bibaho? Hari umuntu wari wasaba imbabazi mu nyandiko ra? Hari abazisabye mu nyandiko? Hari abasabye imbabazi mu nyandiko? Mwarazisabye? Ko mutamvu muragira ngo simbizi se? None se ya nyandiko yagiye hehe? Iri hehe? Irabitswe. Niwongera se bizamera bite? Tuzahita tureba ya nyandiko reference tuvuga ngo yagize gute kandi ngo yongeye. Niyo nyandiko utayanditse ntabwo tubabarira tukavuga ngo Imana ikubabarire natwe turakubabare, ngo ariko ako mwakavanye hehe? Imana iyibabarije ntijya yibuka amaraso. Yibuka icyaha cyakozwe ni amaraso y'ibitambo, amapfizi n'ihene n'intama y'isezerano rya kera. Ariko amaraso ya Kristo ntiyigeze aza gutwikira. Bibiliya iravuga ngo yagize gute yakuyeho. Atandukanye n'amaraso y'intungura n'ihene n'amapfizi yaratwikiraga. Ariko ya Yesu mumvugire ngo amina, mumvugire ngo amina cyane. Nubabarira ugibagirwe. Nico nshatse kuvuga, nubabarira ugira gute wibagirwe. Uzi ko abantu banze kwibagirwa babibitsa ahantu. Ariko dore bahoraga bagenda bezwa kandi bakezwa muri urugendo. Mu itorero twezwe, mu miryango yacu twezwe bene data. Indorerwamo ije hejuru yacu, indorerwamo duhore twezwa. Bibiliya yavuze ngo soza ngo hejuru kandi yabo, hejuru y'ibi bizima ngo habaga intebe y'ubwami. Intebe y'iki? Habaga hari intebe y'ubwami. Iyi ntebe y'ubwami reka nibabwireho gatoya. Iyi ntebe y'ubwami mwizi sezerano rya kera babigishije ihema ry'ibonaniro. Ihema ry'ibonaniro turasozanya. Ihema ry'ibonaniro ryabaga ririmo manu mu isanduku y'isezerano. Hakabamo inkoni yande ya Aroni. Ntabwo ari iya Mose, ni inkoni ya Aroni yayandi ijya yarabije. Imwe yarabije. Hakabamo ikindi
mujye mumenya ngo biriya bintu wananiwe kubabarira, hari ibindi Imana nawe yakubabariye. Hari amafuti menshi Imana yakwihanganiyeho, nawe byihanganire, mubabarire. Kubera iki muri iri teraniro ntangira kubwiriza hakomeje kugaruka ijambo ry'imbabazi? Ijambo ry'iki? Ni ukubera iki rigaruka? Birashoboka ko muri iri teraniro hari uwananiwe kubabarira. Mubohore, mubabarire, hanyuma ihumure rizaza riturutse mu ijuru. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibagirire neza, Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ye gusenga uyu munsi numvise ndi busengere kandi abantu bananiwe kubabarira, abantu bananiwe kandi no gusaba imbabazi, abantu bananiwe kandi biriya byose twavuze, bakeneye intebe y'Imana ngo ije hejuru yabo, bakeneye kugenda bezwa n'Imana, abantu bakeneye gukorera mu bumwe kugira ngo tubone ihumure. Abo bantu nimuhaguruke dusenga Imana, dufatanye dusenga Imana, twibwire ngo Mana dushoboze ntitwabyishoboza, ariko twaje muri aya masengesho kugira ngo udushoboze kubabarira. Hari umuntu wagukomerekeje ariko wananiwe kumubabarira, ariko muri aya masengesho uravanamo imbaraga zo kubabarira. Nukuri ndabyizeye. Haguruka dusenga Imana, haguruka dusenga Imana. Tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana idushoboze. Biriya byose byatunaniye, twananiwe kubabarira, twananiwe kubana n'abandi neza, twananiwe kugenda umujyo umwe, kandi dutegereje ihumure, ariko amasoko y'ihumure nayo twababwiye nta yandi. Reka bene data abakozi b'Imana muze musenge hano, dufatanye dusengere iri teraniro. Ariko reka nongere mvuge, niba hari umuntu wasubiye inyuma, umuntu waguye ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza, uwe by'umwihariko nazamura urutoki, azamura ukuboko kwe, hanyuma musengerere hano. Umuntu waguye ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza, by'umwihariko azamura ikiganza. Nazamura ikiganza, yaba ari hanze yaba ari muri iri teraniro, nazamura ikiganza. Umuntu waguye akava mu buntu bw'Imana, hanyuma ashaka kwakira Yesu umwami. Umuntu ushaka gukizwa by'umwihariko nawe niyongera azamura ikiganza. Nubwo twabasengeye ariko yongera azamura ikiganza. Imana ibaho umugisha, zamura cyane. Imana iguha umugisha muvandimwe, inshuti yanjye, Imana iguha umugisha. Dukomere Imana yacu amashyi menshi, dukomere data wa twese amashyi. Nongere kandi babwire, hari ibyo twavuze, ntabwo ngiye kubisubiramo, ariko twavuze ko hari ibitambo bizira, hari ibitambo Imana yanga bizira. Muri bya bitambo byose bizira harimo imbeba. Irya ikiharya twavuze ngo igira gute? Irya imyenda, kandi ikarya umwenda ahantu utazongera kugira gute? Kuwambara. Ubwo ni abantu bafite umwuka w'imbeba, bajya barya imirimo y'abandi, bagenda bangiza imirimo y'abandi, bagenda basenya imirimo y'abandi. Bibiri iravuga ngo bambaye umwenda wera, ariyo mirimo y'abera yo kugira gute? Yo gukiranuka. Nyamuneka bavandimwe, hari abandi kandi twavuze icyugu kinini n'abanyentambara, twavuze kandi uruvu barishushanya n'ibintu byinshi. Twavuze ikinyogote kigenda kigira amoya meza, kiravuga ngo urakaza. Ni ikinyogote kandi kivuga neza, ariko hagati mu kinyogote harimo amahwa, gifite amahwa, kirayarekura kikajomba kikakurasa amahwa, kandi iyo ukireba ubona ari cyiza. Abafite uwo mwuka Imana ibabarire. Muri aya masengesho dutangire ubuzima bwiza bushya muri Kristo Yesu. Haleluya! Nshuti yanjye, ngwino wowe ubaye inshuti yanjye, ngwino wowe tuyambirane duhoberane wowe, hanyuma ngusengere. Ngwino nshuti yanjye, dukomere Imana amashyi. Ngwino nawe muri aya masengesho. Imana ifite umugambi mwiza, igufitiye umugambi mwiza. Irashaka kuva mu bukristo bwa mbere utera intambwe ujye kandi mu bukristo bundi wigireyo imbere gatoya, utera intambwe wigira imbere ho gatoya. Imana iguha umugisha. Oya ngwino hano, ngwino unyegere. Ndashaka kongera kukuyambira, ibi nkuyambiye, fata cyane unyambira cyane, na Yesu nawe akuyambire.
ufiringa wumva umutima wa Kristo, wumva umutima wa Kristo, umutima wa Kristo uze muri wowe. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Imana yacu tuyikomera amashyi, Imana yacu tuyikomera amashyi. Ari nimero yanjye ya telefone ndayiguha, nimero ya mushumba nawo arayiguha. Ni wowe Imana yadutumye, ni wowe Imana yadutumye, ni wowe Imana yadutumye. Uw'Imana yadutumye, ngwino nawe, ngwino nawe, ngwino nawe n'ukuri, ngwino nshuti yanjye nawe, ngwino. Ni wowe Imana yantumye, ni wowe Imana yantumye, ni wowe Imana yantumye. Kandi data yiteguye kuguheka mu mugongo, yiteguye kugufasha ngo aguheke, yiteguye guhora guheka ngo kujyane. Data yiteguye kuguheka, yiteguye kuguheka. Ni wewe data yantumye mu bibazo byawe byinshi, Yesu yiteguye kuguheka. Ngwino nawe ngusengere, ngwino nawe ngusengere nshuti yanjye, ngwino nawe ngusengere. Imana iguhe umugisha, ngwino ngusengere. Reka dusenge Imana, dusenge Imana. Uzi gupfukama no guca bugufi, no guca bugufi. Aya maboko y'abashumba akugereho nawe, ngwino yambe nshuti yanjye, yambe yambe. Yesu akuyambire, Yesu akuyambire, Yesu yongera kuyambire. Wumva umutima wa Kristo, wumva umutima wa Kristo, wumva umutima wa Kristo, wumva umutima wa Yesu. Hobe hobe mwana wanjye, Yesu akuyambira gukomeza. Yesu aramfata akankomeza, nuko ankunda bihebuje arakomeza. Undi ushaka kuyambirwa na Yesu, ushaka gukomezwa na Kristo, kuko agukunda bihebuje. Tugiye gusenga Imana. Iyi ndangururamajwi muyisane dusenga Imana. Yesu yatubwiye ngo aje mu buzima bwanyu, aje kwivanga mu buzima bwanyu. Korari yaturirimbiye yavuze ngo amahema y'Abamidiyani, amahema y'Abamidiyani yatsinzwe n'inzozi z'umutsima wa Sayiri. Kandi uriya mutsima wa Sayiri babanje kubona ari umutsima utembagaye, ariko abasobanura baravuga ngo ni inkota yande. Uriya mutsima nisha ntaho bari, ni irindi zina ry'umutsima. Umutsima ni ijambo, umutsima ni Kristo, kandi umutsima ni inkota. Bibiliya ni ijambo ry'Imana, umutsima w'ijambo ni je mutsima wamanutse uvuye mu ijuru. Kandi iyi ni inkota ikebera mugi impande zombi, igahinguranya icyaha kikajya ukwaco n'ubugingo. Oh papa wanjye we, haleluya haleluya. Yesu agukomeze, Yesu akuyambire, Yesu agukomeze, Yesu akuyambire. Haleluya, Yesu agukomeze. Nta jambo na rimwe mu Uwiteka agiye kuguha rizakuka, yose azasohora, yose azasohora. Pfukamira Imana, pfukamira Imana nawe. Tugiye gusenga, reka turekere aha dusenge. Ngwino nawe, ubu ni ubuntu butangaje utapfusha ubusa. Ntimugapfusha ubusa ubuntu bw'Imana. Hano hari imbaraga, hari izindi imbaraga. Hano aba bene data bagiye kongera kubona n'amasezerano yabo mashyashya. Imana ihinduye icyerekezo, ihinduye ubuzima bwanyu, kandi muzabibona neza, muzabirebesha amaso yanyu. Haleluya. Mchungaji omba, omba. Reka tubaza nimba hari abandi babake mu iteraniro, ihute nawe tugusengere. Haleluya. Mwana wanjye we, murebe isi ndikongere kandi kugutwara. Murebe abasore beza, amaboko y'Imana meza agukomeze. Pfukama mukobwa wanjye, Imana iguhindurira icyerekezo. Yo haleluya. Imana igukomeze, Imana ikuyambire igukomeze. Pfukamira data wera wo mu ijuru. Yo mukobwa wanjye, Imana igukomeze, Imana igukomeze, Imana igukomeze mwana wawe. Isi ndiyongere kandi kugira ubasha. Ibiganza byiza bya Yesu bigukomeze. Nawe pfukamira Imana, pfukamira Imana, pfukamira Imana. Yendingi Imana ikwereke Yesu, umwakire nawe niko ngusabira. Yendinga ikwereke Yesu,
Yesu agukomeze, Yesu agufata gukomeza kuyamira, Yesu agukomeze, Yesu agukomeze. Banza na data wo mw'ijuru mu rugo rwe rwe kubw'umwana we azangezayo ngo tubane iteka ryo icyamagasa ndingingima ikwerekeye umwakire nawe niko ngusabira ndingingima ikwerekeye umwakire nawe niko ngusabira. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihabwa icyubahiro. Pfukama nawe mwana wanjye, Yesu agukomeze cyane, Yesu agukomeze cyane. Utangwa mu maboko y'abanyabyaha baramubamba, asohoza ibyanditswe kuri we. Ubabarire bagire ibyarenganisha ubahumanure ibyabahumanuje byose bahumanuke amaraso ya Yesu abahumanure ingoyi za Yesu baboshe uzicangagure ingoyi z'ibyaha ingoyi za Satani ingoyi z'urupfu bariho urubanza ariko aya masaha ushimwe ko urukuyeho ushimwe ko yabapfukamiye ushimwe ko yabizeye ushimwe ko yabakiriye bakwakiriye none wabera umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Data urakoze kubyemeye kandi kubakijije kandi kubabwira inshuti zawe kandi kubabwiza abana bawe kandi kubabwiza abaragwa b'ijuru uhereye uno munsi ukazabera iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Ababene data ni 12 babigishwa ba Yesu, abari 12 umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi umunani icyenda icumi umwe babiri. Ababene data ninawembera telefoni zabo uzabakorera gurupe ya WhatsApp bazaba itsinda rimwe rihagurukiye ahantu uzafasha uzatarangiranwa uzatwemerana kandi hari ibyo Imana igiye gukora ku bwabo. Umwana ugiye gukora ubukwe muzamutwerere n'umutanga mwese mubwire gurupe ya WhatsApp muri 12 hari izindi mbaraga ibyo Imana izabakoresha 12 mwebwe mufate nimero ya telefone hanyuma nzabahamagare umunsi azabakenera muze muganire abahuze kuri WhatsApp hanyuma muri tsinda muze yitwe abazeburo itsinda ry'abazeburo muzahagurukire muzafasha namwe Imana itege kubategeka haba mu buryo bw'ubuye haba no mu buryo bw'amafaranga ibyo muze muzakira Imana ibamushikana dore mushumba umuvyeyi wanyu Gurire bagiye kubandika wese ntihagire umuntu hano atiyanditse. Imana hari icyo ishaka ko bakoresha Imana yacu tuyikomera amashyi menshi cyane. murakoze cyane. Bye bye.